umva muri iyi minsi yaguma mu rugo aka kaboro kukabona kugatsindira biraswara mbone ndakanya umuga kanicane nta nubwo ndajya kure kansomera aka kaboro kugatsindira umva bisaba imbaraga cyatari uburyo karyoshye umva n'umwana ni wamuha Bigi amakuru se man. Shani meza man. Cha muri iminsi man ndakubona wowe umeze neza. Wabyore wa mugabo kumera neza gute ko byanze. Byanze ute se man? Ahubwo se man, waroje gukora iki? Narinje kugusura. Rahi. Sharanze. Shanyine usanze ari ahantu naringiye. Ahubwo se washyitse yose man manuka hepfo man hari ahantu mbonye hari ahantu byageze iki n'iki akana aragahumuro keza n'agahumuro karahoraho mani mbonye akantu hano gasa umuhondo mbega akantu keza ibi bintu bisigaye byarabuze kaze mwumvire Shaman akakanu akaguriye basubunda kwaho ko muri hano kagejeje kurera reka nkamare n'ubundi mana wari umukire ariko imana igira neza uzi ko nari mburaye neza oya nta n'ibyo umuseke nabyo nari mfite inzara nari mburaye iyi ntango yari nziza ujya uhora iwawe hari aka kantu urugo rurimo aka kantu ntabwo rujya rubura abantu mu izina ry'imana ubu ngubu mani kamubwira ingo nyinshi ushobora kuzigendamo akantu nk'aka kakabura ahubwo ujye ushimira umugore wawe wenga aka kantu shaka gashakare oye Yes way. Man. Yewe aka kantu imbaraga nagatayemo none wowe uraza unywa nka ngunda unywa nka ngunda randebe cyumazemo kinsigiye mbetesi gusa ubuse koko mukuru imbetesi nari nyine reka mfe kuziyahuza umuntu w'umugabo wiguriye akagwa ki yari buryoshye te